baza kuzana sinamenye uwazanye ibyo bitwaga ngo ni ibibaho ikibahwa twandikagaho tukandikaho na tushe waba udukaye twagiye kuza nyuma tugacika vuba abana wataha imbere akanyagira karashize ariko bazanye ico kibaho kuko byari bigoye twebwe bamwe nyine nibwo bwari bwa mbere gushika Uvira imodoka baye twigishaga bayishushanya cyangwa se bayicora kwitabura ariko ubwo turashitse Uvira tureboye tubonye kinga abana bigiye hajya kuri za Mwanga bigiye hajya kuri za Zawadi natwe tuvuye mu Gatanga tumanukanye nabo kuza kwiga ariko reka mbiyegereze basanzwe badukurikira kuri televiziyo yacu ya Bonjour Minembwe TV tugiye kugira umugisha turi kumwe na muzee wacu mwarimu reka baza twibwire mbere yuko dukomeza mu kiganiro cacu dusaba abadukurikira kongera kubaza ibibazo ku kiganiro dukorana mutanga ibitekerezo kugira ngo ico mutasobanukiwe azongera basobanurire n'abagize ico bavuga ku kiganiro ca mbere twakoranye turabashimiye cyane uyu munsi twongeye kumugarura kumunyagatanga kugira ngo yongere atuganirire karibu sana. Murakoze cyane nitwa Meshake Undanyi Sekunzi iwacu ni mu Gatanga ku Banyagatanga baranze kuko ndi mwene Runezerwa Sekunzi bahariya mu Gatanga ni iwacu kandi Sekunzi ni wari chef waho kuva kera mukaba muhe murara abanyamurenge murara abanyamurenge murara wacu tura abanyabyinshi babagigi nkuko mubizi bahariya mu Gatanga cyane zarumva amazina bakagigi benshi nyine naho ngaho iyo duhuriraho kuko ni igisekuruza cacu sinzi kandi cyane navuga ko abagigi cyane ko muko yaba ari mu Gatanga uyu munsi twongeye kugutumira kugira ngo udusobanurire neza Gatanga twakumwe ngo mu Gatanga tubwire Gatanga kuko ubizi nkawe kavukira hariya Gatanga baratuwe ryari utubwire ukuntu yagiye ikura aho bahereye kugeza muri ibi bihe bibi twahuye navyo isenyuka ariko duhishusha ya Gatanga mu minsi yashize ishusho ya Gatanga mu minsi yashize Gatanga yatuwe kera na mbere ya Murere yari ituwe ariko cyane hari yatuyemwo ibyo bitaga ngo ni ibiraro ibyo biraro hagishiraga bakiri mu bihugu by'epfo kujya bavugaga tuvuge nk'abi wacu kwa Sekunzi bari bagituye kumunanira ariko ibiraro byabo bikaba biri mu Gatanga abahazi barahazi cyane ku murambi wo mu Gatanga bita ngo ni ku giti ca Sekunzi bahabaye mbere ya Murere cyane iyo baje n'amateka yewe n'abajije ba data na data bacu kuko data Runezerwa na mukuru we Rutonesha bambwiye kuko babaye mu Gatanga bakira abana bakiri mu kiraro bambaye uduhu twinyana n'uduhu twihene n'akabega kambere no bagiye bakambarira ariko bakakambara gutyo bagituye kumunanira ariko ibiraro byabo byose bituye mu Gatanga hariya ugatekereza ko abo basaza banyu cyangwa abavyeyi bacu igihe babaga cyo ari abana hari ko muhe mwaka umwaka nienda sina precisa neza kuko ariko ngiye kureba kuko nka data na mukuru we bavuga kuko bavutse nko muri za 43 45 kugeza kuri 6 niho bagiye bavuka urumvaga rero nko muri za 47 48 50 bari mu Gatanga mu biraro ico gihe hari ku ngoma z'abazungu igihe c'abakoroni hari ku ngoma z'abazungu b'abakoroni kandi ico gihe abazungu bazaga guharura inka bamwe b'abazungu bageze baza bamwe barezima n'abandi ntakwibuka amazina yabo bageze baje guharura inka bakaza mu Gatanga kuko ico gihe sogokuru yari chef yageze azamukana nabo bavanye kumunarira akaza bose bagahurira mu kadego ku murubi hari ahantu bageze baje gufata n'umuzungu bazifatira n'umuzungu yabaga acumbitse yashinze ihema hejuru aho ku gasozi ka Rubibi ariko bakiri mu biraro sogokuru bakazamukana nabo bazungu aje kubereka ahari biraro by'inka abantu bose bakitenga bakaza kubarura inka ariko hamwe na hamwe hari hatuwe za Gatanga reka tugaruke kuko waruvuze mu nyuma ya Murere ku bantu batoya bo baza tese Murere yabaye ryari cyangwa nyuma ya Murere hari muhe mwaka Murere yatangiye neza kuvuga ngo
gitangira kwica abantu ni muri 65 cyane cyane bavuga kuko igihe abari batuye biriya bice zwacu igihe ca Mushishi bavuze ngo Mushishi aguye muri za Gafinda cyane cyane ni kabi intambara yahisigira ingufu abantu benshi barafa kugeza muri 66 abantu benshi batangira guhunga bamanuka basubira ifu ico gihe mvuga kuko mu 1965 niho intambara yahise itangira cyane marehemu Mushishi barafa n'abandi benshi ico gihe abantu benshi baramanuka bahunga baja mu Mishashi. Reka tugaruke kuri Gatanga nyuma ya Murere tuvuge nyuma ya 66 1966 none tuhereza ishusho ukuntu Gatanga yatuwe kugeza ubu nyine isambuka. Ishusho ya Gatanga iturwa Murere murabizi neza kuko abantu bahungiye pfa amaze guhungira pfo benshi barapfa na za malaria barwara nico bitaga ngo ni tuzo nyine bazita ngo n'ubwakiya ko kera bavugaga ngo n'ubworo kwara benshi barapfuye bararara malaria irabica haba kuba ngo bake abagiriye bazamuke baje mu Gatanga bazamuka bwa mbere bazamutse Gataka na Kirungwa baseruka mu Kagogo nikaho batuye bwa mbere babonaga kubuzaga birukana Murere ziri za Gatanga babinjiza muri za Nyanjari abandi bahungira za Ruga baraza batura kuri Mbundamo ku gasozi ka Mbundamo ariko ako ngako ni mu Gatanga niho umuhana wa mbere wabaye uko bazamukaga n'abaturage kuko bari bagowe n'imishasha bahise bazamuka inyuma tibatinze barazamuka bageze mu Gatanga navuga kuko bahageze muri 68 igihumbi kimwe 1968 abasirikare bari kuri Mbundamo n'abaturage babara bahasanze barahava batangira kwigira hirya baje mu Magunda batangira gutera ibitero byo mu Nyanjari batera ibindi bitero byo mu Rubuga abajenesi barahunga abantu batangira kubaka aho ngaho niyo ngiyo ni kanshusho novuga yo mu Gatanga kuko n'abandi bagiye bava mu bindi bice baje bose bahurira mu Gatanga aho ngaho mu muhana wa mbere wabaye no mu Gatanga barahageze bafite inka nta murima nta kepfuka ruguru wenda no gwarukira mutoya ariko ubuzima babayemo muri ico gihe ubuzima bwari ubuzima busa n'ubugoye kuko batangira haje agasoko kazana n'abapfuriro bakazana imyumbati bakazana n'utuntu two batangiye kugenda tubabeshaho kuko n'inka zari zihari zikamwa n'amata menshi ari akiri igihamba batangira gutungwa n'ibyo ariko ntibyatinze batangira guhinga ibyo bita ngo ni ndofanyi ubu nyine babyita ngo ni ibirayi ariko kera ico genza nibuka kuko babyitaga ngo ni ndofanyi cyangwa se bakavuga ngo ndofanyi z'abazungu bazihingaga ahantu hudusambu rero se no mu gisambu hari kikibira cyane cyane twari dutuye mu Gatanga bahingaga ahantu ngo ni kwa Muhombo uwo Muhombo no mutwe wahabaga mu kibira cyari hafi aho ngaho bagahinga aho ngaho kwa Muhombo batangira kuhinga ibyo birayi tukera ari dutoya batangira kuhinga ibigori utugori tukera ari twatundi bageze bita kera ngo ni menyo yashanga ibyo ngizo ni yenda abana bikigenti bavyumva ni ikigori kiba gifite indete zidakwiriye igitiritiri ziba zigenda zitandukanye kandi rimwe na rimwe twazaga dufite nk'imishugi ariko kuko bagenda bamenyera bigenda biza kandi bagenda bashiraho imbaraga bagenda batangira no guhaha n'amasoko menshi ararema harema iyo soko yaho ngaho harema yindi yageze bahijya hajaga nko mu Magunda ibyo nayo ratangira barema n'indi soko za Kirungwa za kabiri ko ku Kirungwa batangira kwinstana batangira kumenyera igihugu batangira no kugenda bubaka imihana myinshi umuhana umwe wa mbere kuri Mbunda murangiye bagenda bubaka imihana myinshi yaho ngaho yose ya Gatanga kugira ngo tubyumve neza wenda abatahazi Gatanga nta hantu hasa nkaho hari ikirere kinini uwo tubwira uko mwari mubatse yari imihana ingahe niba duhaye situation geographique batubwira ati iburasirazuba hari hatuye imihana iburengerazuba none duhereze nyine ishusho ya Gatanga yose ukuntu yari ngari ukuntu yari imeze Gatanga ni ngari cyane ngiye kuvuga niyenda nko kaho sokuru yaratwaye Sekunzi iwe uturutse epfo za Munanira warazamuka gukinjira kibira ucita kwa ngo ni Mushebwe ukagera ahantu yitwa ngo ni mu Kanono
aho mu Kanono hari umuhano uwundi ukaba mu Rubarati hirya ya Rubarati hakaba uwundi umanuka uja za Gihuha ariko uko bazanaga n'abafurero benshi nabo barazamukanye batangira kugenda bubaka usubiye hirya rero habaga mu Kajoka hakaba uwundi muhana ngo no kuri Gongwa hakaba n'uwundi ngo no mu Mitamba ico gihe ini mihana donc ndakwita ngo nibarasarazuba ukaza wigira hino ukagera ku muhana wa Mbundamo no navuze batangira kubaka no hakujya mu Rubibi batangira kubaka Gihuha ndetse bamwe baramanuka bikande ngo ni Magunda wasubira hirya rero hariho umuhana wa Gashararo aragashararo y'abasegege hakaba gashararo yo kwa Bushako yabaga hakurya hakaba hirya naho twiyakondaga kwitaga ngo ni Matimbwa kwa bene Senanda uko Senanda yarafite famiye nini iyo bakankuko dusoze kwaho ngaho uvuye kwa Senanda warazamukaga ukagera ku Muramza rero ntiki ugaruka hino ni ku Mugogo usura hirya ni ku Kiziba ariko yose ni imihana igenda yubaka yagatanga donc iyo ni localité imwe yose iyo yari localité imwe yo kitwa mu Kwasekunzi barakoze cyane ku dusobanurira tukomeza kubazanira amateka kugira ngo tumenye hari hameze ukuntu twari tutuye kandi kumenya amateka ni byiza niyo mpamvu duhamagara tugashaka umuntu kugira ngo agire icyo dusobanurira duhereze mu buryo wewe uratuye aho ngaho uri umwana muratangiye ubuzima busanzwe mugeze mu gihe cyo kwiga tubwire uko byatangiye nk'umuntu wabyirukiye hariya cyane murakoze kuko ico genje ngera mu Gatanga twari tukiri bato ariko mu minsi mikeya kuko batangiye ikanisa rya Sepeza kandi pasteur yari revera pasteur yaje kuba revera nyuma yari pasteur gusa Mutanga Daudi niwe watangije ngaho ari pasteur abandi barabarimu baheri amakono bamushapa bantagenzwa barameke binono benshi abo ngabo bari bakira abarimu ariko Mutanga ari we mwarimu hanyuma bari basankaho bakitanga raporo mu Gasenga Uvira agiye gutanga amaraporo asaba ishuri kuko yabonaga hari abana benshi imyanya imaze kuba asaba ishuri barari Muheza ariko bagiye kuri Muheza twebwe njewe ndi mu bambere batangije primaire nkako naye vuga ngo tukiri muri Fuyo niko bageze bavyita Fuyo maternelle yake yobu nyine maternelle yobu nyine ariko twebwe ico gihe bageze bayita ngo ni Fuyo kuko twari nko muri Fuyo ndavyibuka kuko twageze tuje mu ikanisa bamwe bakerekera epfo bandi bakerekera turi benshi nkabona mwarimu Makono Elia Mushapa ninkaba bageze bakunda ko yokipa nizo Fuyo niho twatangiriye hanyuma rero hazaga kuza niyo primaire navuze izaga yuzuye neza 6e primaire izana na directeur izana n'abarimu ariko twebwe twatangiriye muri Fuyo aho ngaho mu Gatanga urakoze cyane duhe ubuzima muratangiye ishuri aho ngaho mwicara ku migano noneho mukazakora competition n'abana bigira Buvira n'ahandi nico shaka ngo udufashe ukuntu byari bimeze kandi n'abo barimo banyu mutekeze ko bari bafite kanivinga na gutyo gihe ndabyibuka neza twebwe dutangira twatangiye turi abana benshi kandi rimwe na rimwe tugatangira dufite n'amakaye baza kuzana sinamenye wazanye ibyo bitwaga ngo ni ibibaho ikibahwa twandikaga tukandikaho na tushe waba udukaye twagiye kuza nyuma tugacika vuba abana wataha imbere akanyagira karashize ariko bazanye ico kibaho abarico cyane twebwe cyari kibazo gutegura uko abantu bubu navuga kuko cyari kibaho kigana kabyo kwikaye cyangwa gifite cyari kiruse wikaye bukeya novuga nkaka gakaroka koko munzu hano mu makaro agakaro kamwe nikako canganaga niko canganaga bakagera kantu kagatushe kameze nkagati ariko kagasongora wandikaho gutya ukabona karanditse no twone two bavuga ki devoir ukabitavuga devoir twari tuzi kuko warandikaga tukazimira aho ngaho nuko niko twakoze ariko uko tugenda dukura hagenda gahazaga tuzo nakwita imbere nk'amajambere amakaya araza tutangira kwiga neza hatangira kuba amashuri menshi ya primaire iyo jya kuri Mbundamo yo ku Mugogo yo ku Gihuha yo mu Magunda bashingira indi mu Kanono ayo yose rero tuyazamukiramo turangiza école primaire twese
ndabyibuka turangiza ekole primaire baravuga ngo tuje kuri mbonda mu gukora concours d'admission kwemerera kwinjira muri secondaire turaza tuhahurira turabana benshi abo nibuka twari ko dukoreshwa iyo concours na Munyamahoro ya Gadi tugakoreshwa abo nibuka wundi Ezekiya nkunda abantu biwacu yaranapfuye Imana imwakire mu bugingo bwayo aho ngaho nibo bari kuba dusiriveya banditse examen hariya icyo gihe mwabonaga bimeze gute twagize ubwoba kuko twari amapirimera aho yari menshi dusa naho tugiye nko kurushanwa ariko turazikora nyine bakava gutsindwa arasubirayo muri pirimera utsinda azamuke yinjira aho ngaho kuri Institut Maendeleo mu Gatanga icyo gihe yari kiri na sikire kuru ariko ngo tumare gutsinda turi benshi ndibuka kuko nabaye mu batsinze twinjira wa mbere baratubwira ngo mwebwe ntimuja muri sikire kuru kuko mukira abana muraja mu citwa ngo ni sikire lo umva ikindi kintu kije twumvaga ikindi kintu gishasha sikire rose ni iki bakatubwira ngo mwebwe ntimuzarangiriza mu wa 4 muzarangiriza mu wa 6 secondaire navyo bigasanga bitwaye ishema kuko tugiye kuzarangiriza mu wa 6 naho ngo sikire kuru ni y'abakobwa n'abasaza ico gihe prefet yari Rubeni Mutanga Ruganza ni wari prefet abarimu bamwe nibuka barimo Muhizi Mugobozi barimo baraza Rutorwa hano Marehemu barimo Abakadume nabo bari barangije secondaire hanyuma haje kuzana baruzagiza bagenda baba benshi hakazamo n'abandi ndetse abanyarwanda barimo abanyarwanda bamwe batwigisha muri za mu wa mbere no mu wa kabiri secondaire no mu wa 3 barimo witwa Ndamage barimo witwa Rwakayiro barimo witwa ni benshi ariko barimo reka tugushimire cyane ndumva mwara zira ndende abo wibuka mwakoranye 6 bakorege bawe bo batikanaka unabaramutse nibazabona ikiganiro bazavuga ati twariganye yakoze cyane abo twiganye dutangira kuvuga na primaire kundaraza ndavuga Rugari uri muri Amerika twaratangizanye primaire ndagira ngo nafuyo yo twari turi kumwe akava Diasi kavuga bagasore Mutanga abo ngabo twariganye hariho abandi bana baje ku gashararo bitwa ba Muyaga hariho abandi bageze ava ku mugogo bari mu Suveni abo bose bagiye baza dutangizanya primaire turazamukana tugera kuri secondaire dutangizanya secondaire turazamukana tugeza naho tugeze muri 6e des humanité tumanukana tuje gukora examen d'etat twebwe ntayageze gera ruguru twageze tumanuka buvire no twayikoreye reka gushimire cyane n'ukubutwari reka tugere kuri examen d'etat mbere yuko dusubira mu Gatanga ku kare kameze kanone mugiye gukorana n'abantu bavuye hirya no hino wenda bamwe n'ubwa mbere kugera kwibarabara cyangwa ni nani ariko mu gatsinda ico kintu ukibwira gute abantu bubu muri miriye mwigiragamo ariko mukaje gukora competition n'abana bavuye mu bagutangire mu mashuri meza warakoze cyane ico kibazo kukibaza kuko byari bigoye twebwe bamwe nyine nibwo bwari bwa mbere gushika buvira imodoka baye twigishaga bayishushanya cyangwa se bayicora kwitabura ariko go turashitse buvira turebonye tubonye kinga abana bigiye hajya kuri za Mwanga bigiye hajya kuri za Zawadi natwe tuvuye mu Gatanga tumanukanye nabo kuza kwiga ariko twahawe nimba ari nuko no bivuga twigishijwe kushira ubwoba nabo bari mu bashoboye twaramanukanye nabo baravuga ati turajana namwe ntimugire ubwoba ntimugire ico mutinye aho muzamucumbitse muzaza mudusanga kuri examen d'etat muhumure ntimugire icoba ngo mutinye kuko baraduhumuriza turatangira turakora examen d'etat nubwo bamwe benshi bacinzwe naje nabatsinzwemo ubwa mbere naratsinzwe nkora examen d'etat ariko twatashe nyine dufite fier tuzamuka tujarugura iwacu twirata ku bandi tuvuye gukora examen d'etat tuvuge mu buzima busanzwe kuko ibiganiro dukora tuba dufite muri inyigisho abo barimu ko kubaganiriza kubatinyura bifitiye somo muri iki kinyejana y'ubisubiyemo muri iyi myaka ubikura mu iherezo
ileso ntanga kuri abo barimu baradutinyura bavuga kuko kwisuzugura aho wigiye hariho hose hagarara neza kandi ico wize nico n'uwundi yize urebe miliye yawe kuriyemo ukagarara neza kuko wize nguko n'uwundi nawe yize kandi ntiwitinye amasomo wize nuriya wigiye aha mu mushasha nawe niyo yize baradutinyura neza cyane batubwira kuko nabo nubwo bagiye bigera hirya ariko bageze ahantu heza none namwe mwitinya abana bari ubu nyine nico nababwira mushishikarire kwiga mu masomo ibyo bitumutera imbere nta kindi cyatumutera imbere twebwe twageze twiga tutazi ikintu nari mbivuze kuko twize kwiga ikinga tutarize bakari gushushanyiriza akakwereka ngene ngo umuntu arigendaho tuja kuribona ariko twarabanje kurimenya nawe mwebwe ko muriga muhaye mubibona biroroshe cyane ndashishikariza abana bari iki gihe kugira umwete wo kwiga kugira ngo bazabe abagabo bifashire neza. Urakoze cyane Sekunzi. Tukiri kuri icyo kibazo hari icyo ushaka kugira ngo mbaze cyangwa twese dusangire kuri icyo gitekerezo uburigisha ufite internet ukareba ibintu byose ariko ukareba ureba nivo ukazubona bidasa nkaho bigenda neza ugereranyije namwe mwigaga ku bintu muri teori icyo kintu umuntu ko giterwa n'iki icyo kintu abantu bacu barabahanga abangaba uvuze ko barigira ku internet ko barigira ku makompyuta ko barigira ku bintu bagenda babona ariko twebwe bigiraga ku kintu batazi reka nsubira inyuma bukenko kubwire ngo kuri barangiza ikore primaire bari yabagabo navuze ba mbere bari mu ruturwano ndabyibuka kuko ruturwano somye discours mu gifaransa arangiza primaire 6e primaire arayisoma mu gifaransa bakora umunsi mukuru bakora ayo madiscours ariko abana biki gihe rero barangiza primaire sinzi ko bo barahari niyenda babikora ariko abana benshi sizo ko bakwama bakora amadiscours nkayo ngayo bakiri muri primaire abana bakera bari bagifite nivo nziza kandi biga neza cyangwa biterwa kuko igihe cyanyu habaga hari ikiboko bakabakubita hakaba ibintu nk'ibyo ugasanga kurigira ku gitsure naho ngubu gahaje liberite igitsure naco ni cyiza ariko nabyo ntibadukubitaga cyane habaga umutima ukunze twari dufite ishaka ryo gukunda cyane amasomo twari dufite n'ishaka ryo kuvuga ngo dutere imbere kandi twari dufite ishaka no kugira fieri y'ikintu wize kandi ukagihagararaho neza. Urakoze cyane dusa n'abaje kurangiza duhegatanga murarangije ni promotion ya mbere murangije université secondaire bamwe bagiye muri université abandi bagiye muri bisanzwe kuri ubu bari mugeze kuki mwatangiriye ku dutebe tw'imigano ubu gatanga yarigeze ahantu heza cyane gatanga yatagiye nkuko twabivuze dusubiye nk'inyuma bukeya yatangire n'iyenda ari locality imwe bavugaga ngo ni locality Katanga ariko zari zimaze kuba nyinshi kuko twari tumaze guhabwa na groupement Bijombo ituma ama locality aba menshi haba ama locality menshi kandi haba n'abayobozi benshi kandi haba n'abategetsi benshi turize rero bamwe bagiye Lubumbashi abandi bagiye Kinshasa abandi bagiye Bukavu abandi bagiye hehe byari ishema cyane kubona ngo tugiye mu Gatanga none ko turigirira Lubumbashi hamwe n'abana bavuye Kinshasa bavuye n'ahandi kandi ico gihe simvuga kuko mu bana bacu bageza Lubumbashi n'abagiye n'ahandi bagiye bagidistinga kimwe n'abandi bose kandi ico gihe ndabyibuka kuko wari prefet wacu Ruganza yarareke naho ngaho kuko yabaye prefet agifite humanité akifite diplôme des humanités arayereka aja kwiga Kinshasa igihe Kinshasa yagvagayo twamubona rero twaza kubaza amakuru abatinyutse kumwegera yavuga Kinshasa yavuga reka tumuramutse ari muri Amerika rwose kandi nanze aranzi bose twarabanye mu Gatanga aranzi rwose agiye Kinshasa gifura yanyu agiye Kinshasa agiye kwigira Kinshasa aragarutse bavuze kuko avuye Kinshasa byari bigoye cyane kubyakira ariko tukabyumva mu ishema ryinshi buri wese akavuga ati nanje nzaje Kinshasa hari nabandi bagiye Lubumbashi kavuga ati nanje nzaje Lubumbashi bituma rero uwari we wese yiha courage cyangwa se imbaraga zo kwiga ngo azaje nayo kwigira ahantu bakomeye baraje intiyari komeje naho ngaho yagiye Bukavu Ruganza aje kuba administrateur baramuzi cyane abo umuntu ukomeye muri sales
niyo mpamvu n'abandi bose tubabwira ngo kwiga ni kwiza, niwiga nawe uzaba umuntu ukomeye. Ku bijyanye tuvuge tujya kurangiza ubu Gatanga kuri wewe, ndabona kuri imfura ya Gatanga wabonye aho ivuka, ukabona naho ihuye n'ikibazo, iyo utekereje ukuntu mwayisanze nuko imeze ubu, ubona akazoza kayo kameze gate? Uko twagiye yagiye kure kagera ku bintu byiza bishimishije. Gatanga yari maze icyo gihe navuze twigiraga mu mashuri y'ibyatsi ahomye, ahomesheje ibitaka n'amase, ariko twagiye kurangiza Gatanga ifite amashuri meza yubatse n'amatafari, insengero nyinshi zo mihana yose zari zubatse n'amatafari atwitse akaje amanjaje. Gatanga yari itembere, murezari zimaze kuhagera, nubwo umuhanda wari utarahagera ariko murezari zarahageze, n'ibindi by'iterambere byose byari bihageze. Amamashini yandika aya ngaya bamwe bitaga ngo n'amadaktilo, abana bigiye ntibamenya, ariko yaramaze kuhagera. Kubona rero ubu nyine Gatanga uburyo imeze yasambukiye rimwe yose gashira, ubu nyine ngo Gatanga ngo isigaye gusa ari ibisambu, nayo nizo nsengero zarashize, nayo mashuri ngo barabisenye, birababaje. Ariko turaharanira kugira ngo tuzongere kandi twese tuhahurire uko twahavuye, kandi shikane n'ubumenyi twagiye dukora mu mahanga. Abari hano muri Kenya tuzana ubumenyi bwa hano, abavuye Amerika bazana ubwabo, abavuye mu Burayi, twongere kandi twubake Gatanga yacu, kandi tugasaba neza ngo Imana izadufashe tuzabone n'umuhanda uhanyura, dutere imbere natwe Gatanga. Kuri wewe urabona ko Gatanga izongera kajya amabufwa yo muri biriye bavuga, urabona ko ndetse zakorwa kuruta uko bitekereza cyane? Ndabibona kandi ndabyemeza kuko Gatanga kandi izongera gukura, kandi kibintera kuri byo nuko Gatanga imaze kugira abantu benshi kandi bari mu bihugu byinshi, kandi abo bose ntibibagiwe Gatanga, barayizi. Nubwo bamwe bagiye bagasazira mu mahanga, ariko haracariho abagabo bafite umutima mwiza wo kuzongera kandi guhurira mu Gatanga. Nk'abo ngabo navuze bamwe, nka Parefe mvuze nyine Ruganza, nka Rugari twiganye ari muri Amerika, nka Suveni ari muri Amerika, Kavadiyasi ari muri Amerika, Gasore ari muri Amerika, Gatutsi Munyiginya ari muri Canada. Abo bose dufite ishaka kuko twese tuzohora mu Gatanga, twongera tukagira Gatanga nshyashya. Urakoze cyane, reka tumushimire ku kiganiro cyiza ugize ukoranye natwe, abasanzwe badukurikira. Uzagira igitekerezo ukaba nawe wumva ari cyo wakunganira ku mateka yacu, kugira ngo ubwoko na community tukomeze tumenye amateka yaturanze, tukaba tubasaba kuzatanga ibitekerezo, mugira n'icyo mwunganira cyangwa n'ikindi kintu bashaka kugezaho, tukaba tukwiyegereje. Murakoze cyane, nakagaruka. Imana iguhe umugisha, ndashimira rwose. Igihe cyose cyose waboneka umwanya nakongera kaganira cyane, nangwa se mukabwira n'abandi barahazi mu Gatanga, witeka bagasanira bo mugisha. Murakoze cyane.